Jack wagiye wumva kweli umva ngenda kwiyamye n'undi munsi wowe ki wiyamye ntabwo ushaka mu buzima bwanjye niba nakubwiye ko nagushaka kubera icyo ukomeza guhatiriza umuntu ariko mwabaye muri ariko Julia ntabwo ujya uhinduka umva ibyo tubyihore umva hari n'umuntu tugiye kubana na mbabarira w'intesha umwanya rwose mbabarira ibintu byo gukundana ntabwo mbirimo mbabarira rwose wagiye wumva ariko sori gato ese kandi uri gushwana gutya ni abantu baba batesha umutwe ahubwo uretse isuzukuru basize niba bari kugutesha umutwe reba igihugu bita Jacques kiba kimbangamira nta nubwo gituma umuntu ahumeka ariko Julia nzakugire muko ni ryari uzicara ukumva wabona umuhungu ugukwiriye mwabana abo bintu bose bakwiruka koko mwese ku buryo ufata n'ibiteshamutwe byose ariko ubanza uroze si gusaba umukobwa we shaka nuko batagutesha umutwe ngaho Ivani ngaho runaka bose niko baza ntawe urabona kunyura mbese muri abo bose namubonye wabimenya umunsi nabonye uwo duhuza bya nyabyo wowe mbona nkabona ndishimiye ndakunze ahubwo nzamwemera kandi mbona uzarogereta uzababwa bari hanze bashaka abagabo urabizi ibyo bintu reka nanjye urukundo narugira n'abahungu bakwirukaho koko iyo wigize agatebo uyora ivu shajuju uzarogereta kandi ntabwo uzakigera urabona ibintu kukubwira shage umbabarira ku buryo ibibije byose wahita uza ufata ubwo sinzi uzakugira uko azaba asa cyangwa ibyo azaba afite shage wowe mbona urenze wifuza n'ibitabaho haje shage tubyihorere ibyo niba ari n'ibyo warumumagare reka nigendere abana aho nimubanisha umutwe se Julie uranyizera koko nk'inshuti yawe magara yes Julie ngiye kukubwira ubyumve neza kandi ubyiteho sibyo nk'inshuti yawe kandi magara utagira icyo uhisha nayo itagira ikiguhisha Julie nkugiriye inama wagira amahitamo kuko ufite akajagari abasore kandi bose baza bafite gahunda ariko ukanga impamvu ngo ibi n'ibi no Julie gira amahitamo kuko nudahitamo uzarogereta rero abo uwo nifuza rero nta rugo nzayo nzubaka rwose wagubaka utabana n'umuntu ukunda ese Julie igihe cyose mbonye nkabona uwo nifuza ese wowe ubonye kwifuza uramutse ubonye kwifuza ntabwo mwabana wapfa se sinapfa ariko napfapfa Julie ndabona uzarogereta kijami nawe bagira ibintu byaracanze kabisa shani bagira ibintu byiza hafi hano hantu bahakora bareba nk'aya makarita si ko amakarita niyo yanyagirwa atajya acika 20 yonyine kandi yarebe urameze kijami yarebe se yarebe kijami bagira ibintu by'umwimerere ariko nicyo utabona uyishyize mu mazi ntabwo yashira genda yashyiremo ariko ari kiba kijami sha no hantu mbaze kubona nasohokera urubabaga gitaraganya nagira ngo hari ikintu wabaye uretse komande nakoresheje irajure yo kunda bimeze gitabatse ba shirika ibyo tubyihoreye bya kijami wifuza ntabwo yayirangiza
Kijamitebo. Subiramo uri kumva. Umuntu bivugize ni Kijamitebo. Oh, shereka ibyo tube tubyihoreye. Ako shere. Iyo ngira ibyago nkavuka nkasanga udahari. Yego twana ko kwita nipfira. Serious? Ndahire gute se ndakakubura. Ufati kambura kandi uvuze ko udahari wapfa ngo none washaka kumubura. Ibyo ni ikiniraga n'ibyende by'urukundo nyine. Ibyende by'urukundo gusa si ibanga. Usibye ko nabyo abari baga ntabwo narimena. Ndagukunda bya nyabyo. Narigize rwose ugiye kwiyahura neza. Bashari ndagukunda cyane. Umva nimba ndabamvuye muri guka byo mu magufa urakagufwa ko magufa yanjye. Tubone ko nabivuga gutyo. Yes, genda mbara yo mbara yawe. Ugize cyane. Icyo tumva n'igisi. Sijya ko n'umwiza nkawe nta wundi yarabemetse Clovis. Sibyo Julia? Kuba ndi kumwe n'umwiza Julia ndi kuri Kijami. Waje ukeneye mu buzima bwanjye. Aho ukura nakwipfira. Kwiyahura? Umva. Nawe nakwemera ngapfa. Gusa nizeye ko mpfuye twajyana. Kaya byo gupfa isuko wawe wishwe n'icyo. Wajya kwa makuza nawe. Siyo kibazo. Hari ibintu byinshi umuntu akoresha agapfa akagenda. Aho kugira ngo ube mwiza nka Julia. Nangwe binini byafeneka ngasitsi nagendera ko nkigira mu kuzimu ariko nkagenda ndi kumwe na Julia. Ntabwo siga kaye gukora. Gusa ko kubura byo ntabwo nakwisi kumwe na Julia. Ibintu byo gupfa byiwe no kwiyahura genda gabyanga. Kareka. Byo gusimbuka kwa makuza kujya mu kagozi. Wabigenza gute? Wabigenza gute? Hapo ubundi sherehe umwanya imyaka Ajya tumanye nk'imyaka 5 dukundana nawe. Ariko hari n'indi ngahe irindwi tuziranye. Kandi ubu imyaka 5 dukundana ihagije. Tuziranye se. Seka neza shaka no kumitse ngiro seke turebe. Nashakaga kumenya niba ubisirikana. Hajya afite imyaka igana. Mfite 25. Ngize cyo kukurongora akakuzana mu rugo ka mefu. Jyobye waya ujye ubwira usibabaho utafite tutari kure. None mu myaka 7 twari tuziranye ubwo ufite 25 yose wari ubaye ute? Nyine imyaka 18 nari niteguye kuzaza n'ubundi. Nari mbyitirikiye. Uzaza ukanziturayo. Icyo tumva niki? Nimba nahuye ko uri mu magufwa yanjye gusa ariko urabizi njya no kuvuka Imana yambwiye ko hari umuntu usize inyuma witwa Julia. Tuzaba bako nta kibazo rero nari mfite amakuru yose. Ntabwo nyibeshye sijye nkitabona. Umuntu utaremewe Julia wowe mba nkubwire nta kintu nzirikana nk'icyo ngicyo. Tabiye telefone gato. Hasi komande bitaza bite byayera mutiye kwicara. Ose shubite. Aho hasi
wamugenga ndakwenye ku mugore wanjye ntacyo kamugenga umva nawe umva ngeze twabona nanakuce nakucira hano ntukagimishe ngewe cyaka nshaka kunyikara wongera uzi umaze imyaka dukoranye n'ibyo ushaka kunkoraho ushobora kuba utanzi ushobora kuba utanze provisi nta soni uzabikore ku wundi nanayikubita hasi nkayimeneke kugira ngo hano hari sheri abiriho uyu wumva niwe sheri wawe namena amaraso wayabiri ukajya kubarira muri gereza se kandi iriya wiga imana ngo niba arabura niba ari amagufwa niba ari urubavu ko bakora abonye se umukobwa uva mu rubavu z'abasore bawe cyangwa umugore uva mu rubavu z'abagabo wakabimenye se nyine iyo umese akama ukamenya urwo wavuye nyine sinavuye mu rubavu se yahabucuye ahubwo bagiye bagenda bakajya kubona ndumva nagukanda ndumva naguhekenya nkakurya wavana zikagenda hose umva Julia urambabaje ndagiye ako sigaye ukirangaha ngiye kwiyaho umuzimu wanjye muzabonana niba nakomeye bitanze yishyura genda Yes, siko niba utarwiyambitse ubaye iki jewe nande si turi mbonara bari kumwe se ariko narabivuze tewe kamwegere mu basi ko bigiye uko ndavuga Sheri sawa kandi mwohereje mesaje mutange hano kuri Kijami Tembo izagera buri nyohereje umutima utarubiramo bamukumbuye atari banumvaga batinze aha hantu se kuri Kijami Tembo urahaba gute ndabona ari sawa afite n'utuntu twiza ngejeje kuza kureba ikindi gikurikiraho nawe rero usigaye umpora ariko sheri ni sawa tu nta kibazo ni byiza ko ari ubufatanye se ariko ntabwo umeze neza ariko nta kibazo pe nari mukumbuye cyane n'ubukumbuye pe sheri wiriwe utasa n'amakuru cyane kurome neza umeze neza ndabona usa neza wambaye neza uyu munsi ese abandi bakobwa mwakundaga se baga bambaye neza ko ndetse so bajyanye bangahe sheri uri ahubwo wowe kujya urancanga hari ukuntu njya nicara nkabitekerezaho nkibaza nyine abakobwa batambutse nkibaza sinzi ikintu wambaye uzi ko igihe mutekereza nk'ahantu mba n'inkumva ni gusesura umeze kubera icyo mvuga ni sinzi utandukanye n'abandi bakobwa mwiza kumenya gusa ndagukunda wese abakobwa mwapfuye iki rero sinzi nakundanaga n'umukobwa icyumweru kimwe bibiri bitatu akaba aragiye nyine nkumva mbaye stress kwa ku buryo byageza numva n'urukundo naruvamo ariko aho mboneye wowe vraiment mbamo nari itandukaniro ngo nyine byaterwaga n'abafite wabaga abakozi what none
umuntu w'umugabo agira amafuti se? Yashatse kuvuga yuko abagabo bose ari abere. Iyo bataba abere ariko nibwo buryo bwabo. Ngira ngo bakora ugira ngo ntabwishoborera reka reka. Wowe bukore nese mukunzi. Nyine bw'amahubwo kuwukorera amafuti. Ariko sheri kamubaze gato igihe naguhamagaraga ninde muntu wambwiye nabi kuri telefone yawe? Bari abantu babatesha umutwe gusa byihorere ntibitesha umwanya. Abantu baba bashaka kutwangiriza mudu n'umuntu uri aho yatumye yorera uwo nguwo nitesha mutwe. Sheri ntacyo mushema? Oya mukunda ese ko mukunda. Anyway sheri nawe ndagukunda ariko sheri hari ibintu rero buriya ntakunda mu rukundo ariko gusa rimwe na rimwe najya mbibwira abandi bakobwa ariko abana ntibabyumva ariko reka mbikubwire nawe nta kibazo. Umubari wabwira sheri ko nakunda amaherena se. Amaherena? Izo maherena mupfiki? Ko bigutangaje ntabwo nyakunda ariko amaherena hari aho mwahuriye. Oya amaherena hari aho mwahuriye murashwana murashwana mupfiki. izi mpamvu se Sobanura n'undi rwose maze. izi mpamvu nayakunda sinjya nibaza hari igihe rimwe na rimwe tugayisha Imana cyangwa se ntitunyurwe n'ibyo Imana yaduhaye. Nk'ubu ngubu urabona nk'ubu waripfumuje reba nk'aho hantu umubiri wakuyemo mu by'ukuri Imana ikubajije aho wawushyize ko tuzabazwa byinshi wayisubiza ngo iki? Kuko ndi n'umugore ugise gusa nese Imana izakubaza ngo kuki wapfumuye ibiki n'ibiki ngo buki? Imana reka naravuga ngo tumenye ubwenge. Uyasubiramo neza hari ijambo uvuze ngo ubugoryi. Ibyo tureke kabwibarize nanjye kubazo gato. Njyewe buriya ntabwo nkunda abantu batakebwe. Batakebwe kabisa sinanabana n'umusore ngo dukundane tuzabana atakebwe. Ucyo gushatse kuvuga sikutumye niranga none nanuciye inzara Hamwe wuzuye se hose bagiye kwigira inzanga kweri. Bwira rero ibintu urimo ninjye uri kubwira cyangwa inzanga gute? Umubiri wanjye uruzuye. Okay, niba utari kubyumva neza ndi kukubwira kwisiramuza. Se shiri ibyo nibyo wavugaga? Ibyo ngibyo se ibyo narabikoze kera cyane ahubwo. Urumva umuntu ubona nanjye yaba ageze iki gihe ibyo ntarabikora. Okay, iyo niyo yari ingingo yanjye rero ikamubwira. None ako bakaseho nako bakuye ku gutwi kwanjye akanini n'akandi. Uw'Imana izabaza byinshi niba. Sheri ayambwira aho ngaho uranyemeje kabisa. Ahambwira ubwo rero urumva ko Imana ariwe izabaza byinshi. Mbaze biki? Reka sheri ibyo ntabwo nakoze nakubeshyaga agira ngo twiganire turyoshye ibiganiro ariko ntabyo nigeze nkora. Reka ni uko gusa yaba ikiganiro kiryohe urumva twiganirire ariko ntabwo reka ibyo ntabwo nabikora ngewe. Mu misoro ugana nawe ni icyaha se ngiye koze babarubwira aha rwose ibaze none ugumva koko ese ubundi uba muri iyi si cyangwa ufite indi si ubamo ukareba ungana gutyo? Ni iki kidasanzwe basi niba utumva na radiyo utumva n'aho isi igeze nta na telefone ugenda ni iki kidasanzwe ko mbona ubigize? babarubwira cyangwa ubwira noneho agusige rwose. Oya ese sheri urajyayo? Babarira sinakubwiye se umeze gutyo. None se ni iki kidasanzwe? Ahubwo se igisanzwe ni iki? Ubwo ubajije bagenzi bawe nta nubwo baguseka. Abakobwa b'iyi minsi urumva icyo gitaro cyatuma ibintu bibadanje. Ntabwo bakagenda banza ugende ubaze bagenzi bawe wenda banakugire inama.
umukobwa nawe rwose noneho uranangaje bakerekana igenderwa nabyo gereza se papa Juri bimeze bite ko muri iyi minsi nsigaye mbona nta n'ikintu bikubwiye ntacyo bimbwiye ibiki iby'umukobwa wawe yabaye iki buriya ninjye ubibona njyenyine ko imyaka iri kumusiga koko ariko mama Juri niba imyaka iri kumusiga uragira ngo nyirukeho nyigarure none se ubu nta n'ikintu wakora basi akabona umugabo ngo nta n'umwuzukuru ukeneye ubona tudakeneye umukwe ariko mama Juri urabiseka buriya njyewe najya mu byo nkora mu kazi nirwo nkora nkajya no muri ibyo ngibyo urabona nabibonera umwanya none se ninjye uzabikora ariko hari ibintu utaramenya umukobwa niwe wiha indangagaciro akabona umugabo urumva Juri rero yafashe ubuzima bwe abugira ubuzima buhenze yigira mwiza cyane ku buryo n'ubwo bwiza we akore agaragaza kafite cyabona abiha agaciro ntazi niba ari umumarayika kazi niba ari iki ntabwo mbizi ibyo bintu uri kuvuga ko njye ntabyo mbona koko niba ntabyo ubona none haramufite none se uraza kumbwira ibiki buriya urabona Juri n'ukuntu asa yakagombye kuba yabura umugabo nese si icyo kibazo njye mfite yes wowe mbona nta n'ikintu bikubwireye ubu rero ibyo ni njyewe wabikubaza kuko niwe mwirirwana muri iyi minsi navuga ko ari nk'amahirwe ya Juri nta kazi ufite muririrwana kuki utamugira inama mba nazigiye uko nshoboye ariko noneho nanjye maze kunanira mba mbona hari hagiye kuzajyaho n'igitsure cyawe nk'umubyeyi nk'umupapa umva nkubwire nta kintu njyewe nakora sibyo wowe komeza ukore inama za kibyeyi nagushatse nkurikije umutima ufite urumva niba rero wowe waramwigishije kuba uburanga bwe yakirya ntabwo Juri mubonana n'abasore bamusura bavugana bagira gute kuki nta n'umwe ufata icyemezo cyo kubana nawe ni ukuvuga se ko abasore bose bamuca imbere ari abantu bayasuzugwe sinabonye ari n'abasore biyubashye hari ubwo yari bwakundegere ngo akubwire ngo papa yanze ko mvugana n'umusore runaka ariko mbona ari aho ngaho sinzi ahubwo njye bimaze no kundambira kubera icyo wowe niba uri umudamu w'umutima utigisha umukobwa wawe kugira umutima reka naramwigishije niba hajyaho rero n'ibyo bita iby'ubu nubwo ngo ntabwo bitagira bumva ariko ni ukuri nawe ugira ushyireho igitsura wabona nyine abona twiyicariye nge nkamubwira akavuga n'ibyaba mama abagore baba bakeneye abuzukuru n'abakwe yabona utabivugaho nyine akagira ngo ni ibyo ngibyo yararambije umva nkubwire mama Juri urizi ikintu kizamushobora umukobwa wawe nuko azagere mu myaka 50 sinabyo nshaka ku mwana wanjye buriya nibwo azibuka akakeneye umugabo 10-20 none se niba yiratanye ubwiza akiratana taye akiratana iki urabona igisigaye ari iki ubundi azabyibuka nta n'ubasha kumuvugisha urumva neza Juri nuko reka tugira ikintu dukora nk'ababyeyi ntago bikwiriye rero icyo mba nawe ntago nyumva ibyo nkubwiye ni ibyo ngibyo nta kindi nanarenzaho urumva nta kindi narenzaho niba adashaka umugabo ntabwo ngewe nzamubwira ngo pfukamira umugabo ntabwo nzamubwira ngo uyu niwe musore afite umutima wo guhitamo naramubyaye turarera ariga segondere universite ararangiza ibyo ni rero ntabwo ari byo kumubwiriza niba akomeje ibintu by'imyiyato azabyibuka imyaka nyine yaramusize ngewe ntabwo mfite ubushobozi bwo kwiruka mu imyaka ubundi akazi ni akawe reka nigire n'umugabo none se uragira ngo nigire bigiye kuzaba bya bindi ngo umwana ubuze uburyo aba ari uwa nyina siko ntacyo mba ntakoze kuko umwana yanjye umugabo ko ntacyo ashinja bose nyine ntabwo imana izabikora igihe izabishakira ntagira n'isi gusa nawe ukaba nteye utwatsi
urimo shaho narimo Sava. kirya meze neza bite sawa ko kiye cyane se cyane nyine biraho arantunguye gatwicaye hano tuganira hano ikiriho kano kantu byatsi bitaza kutuka ku maguru berwa umeze ute se ukuntu nari ndambaye guhagarara hariya numvaga ndambaye pe surprise icyo bita surprise kiriya urumeze neza Sava. Meze neza. wese urabona unameze neza rero akana kawe ntabwo ari bimwe byawe Ahantu hose meze neza. Kuko hari impamvu iyo mpamvu se ifore. Ifore bita nkugura akantu. none sinsanga neza kwa kundi neza sibyo Twakundi gute? Twakundi gute? nyine cyajya byo Uzi ko ntare- byabintu Ikisi. ntabwo byari byiza Ibi ikijeriye. cyari ugiye kwiyobora wanyu Rero se biriya bintu ari sawa Wabimenye ute? Kabyo ngiye gukora. hari igihe umwana ajya kugira mu muntu Mhm. nta yindi mpamvu yatumye mbimera so wakumva nyine ari iyi ko tutari tuziranye cyane mu bisanzwe urumva nari kubibwirwa Nyine neza wabibwiwe n'iki ahubwo kugira ngo nkurikirane kuriya. ni imana simubwire ngo ni iki ni imana pe Imana yaraje ijya muri berwa indani iramubwira ngo Clovis agiye kwiyahura. cyane rwose none si ubwo ko nta nama wangishije yewe nta n'uwandabuye ngo Clovis ajya gukora ibi n'ibi ariko nanjye nyine narahisanze kandi icyiza ni uko bitabaye si buriya rero babwiwe n'iki wese ntabwo numva impamvu ubundi hari ibintu bitabaho mu buzima niyo bibayeho buri umwe wese yibaza impamvu byabaye kubera iki ko ukiri muto nta mudamu nta ki we yaguteye stress we byatewe n'iki kugira ngo ufate umwanzuro nk'uriya Berwa baretse bino tukaba turetse kubivugaho. Ni birebire reka tuzabivuga ubutaha. niba ariko bihisemo Sibyo? nta kibazo Mbabarira kandi tutabisubiramo. Bifite impamvu ariko ntabwo ari aka kanya. ubundi Sibyo? ntudashaka kumbwira twavuga ariko ni uko Oya, suko uretse ko iyo umuntu agize uwo abwira aruhuka suko ntabishaka. mu kirere Ahubwo nuko igihe cyabyo kitaragera. Igihe cyabyo nikigera nzabikubwira. igihe cyarageze Ntacyo naguhisha ariko. oya Iyo kiba cyarageze mba mbikubwiye. okay Ubwo ntabwo kiragera rero. n'ibintu bidakunze biba bidakunze ariko Urakeye mama we. Ahubwo reka nkubaze. Warankurikiranye gusa ndanagushimira ko warokoye ubuzima bwanjye. Uriya munsi ubu ntabwo mba nyiri ku isi. Ko warokoye ubuzima bwanjye rero reka manze ngushimire ngo hobere. Narabikunze cyane. None se Berwa ntabwo amagana ngo nsange hano ariko ibyo nifuza kukubaza ndagira ngo tuganire ahanini ariko njye n'ibyo nkubaza. nta kibazo twari icyo se ko naje n'ubundi kubera iki tutaganira kandi naje Maze iminsi ndi gutekereza cyane nkanagutekerezaho nawe. Ikindi ngenda ngenzura imico yawe, ngenzura imyitwarire yawe, wumve ko yageze no muri karitsiye utuyemo. Ndagukurikirana mbaza abantu mukorana, wumve ko nageze no ku kazi nzaho ukorera ubu ngubu. Ariko numva ashaka kumenya umukobwa Berwa ni muntu ki. Kuko nabonye Berwa atandukanye n'abandi bakobwa bose. Umukobwa we ufata initiative yo kugira ngo arokore ubuzima bw'umuntu atazi. Ukuntu wankurikiranye kuva kuri ya butike ukankurikirana ukagera aho mba, amakuru yose ukayamenya, ukagera n'aho urokora ubuzima bwanjye.
byatumye ngutekerezaho cyane bituma nkwigaho cyane. reka profe byari bikwiye nise ntabikora byari gukorwa nabi. Yego nyine iyo mpamvu nyine y'ukumva ko nta wundi muntu ari kubikora yatumye nkwigaho ngutekerezaho. Sanzwe uri umukobwa udasanzwe, umukobwa w'intwari, umukobwa nabona ukwiye ibyiza byose byabaho, cyane cyane ko nasanze Imana yarakuremye kwawe. None birwa cyambere ngushimye ko wampaye no mwanya. None hejuru ibyo wakoze byose hanyuma ukanyera umutima wawe cyangwa kwera wanjye. wagoye kuturetse Nabagishe nawe kukigeneraho gakeya nyine nkaguha kama ku kiro cy'umutima. Oya mba nkubwira icyo nshaka. Ndashaka yuko nubinyemerera nza ngatura umutima wawe indani, nawe ukaza ugatura umutima wanjye indani, nta wundi muntu ugomba kujyamo uretse wowe wenyine. Ibyo bintu wabinyemerera mu magambo makeya. Rwanda gukunda hanyuma tugakunda. soko nanjye ntagukundaga urakoze ahubwo kuba ntabaye ukabibwira Siko nkunze imbere. Sheri mwe Sheri urakoze. Julie? Ugiye mu mujyi gukora iki? nyine hari umuntu nyine ngiye kureba. Umuntu nyine ibyo ni ibiki? Icara. Icara. Ngo ugiye kureba nde? Umuntu aruguhamagaye. Mufitanye si iyihe gahunda? Yashakaga gusa ngo tuganire. Ariko Julie, nigeze nkubangamira? Nigeze nkubuza kugira aho wajya? Hanyuma urabona amaherezo azaba yawe? Amaherezo y'iki? Amaherezo yawe. Papa nakoze iki? Julie, umaze kugira imyaka ingahe? Papa ngo so yizi kundusha. Kereka umpaye calculator. Calculatrice? Ikabara imyaka yawe? Hanyuma ese iyo ubona ugize iyo myaka yose wabarisha calculatrice nkigutunze hano mu rugo nkikugaburira nk'umubyeyi, waba wumva ntacyo utekereza? Papa ugira ngo nkore iki? Ubu ntabwo ukeneye abagabo nk'abandi? Ntabwo wakubaka urugo ukagira umugabo nk'abandi? Ariko papa ubuhungu bw'iki gihe urabuzi? Ngo ubuhungu bw'iki gihe busigaye ntabwo ari seriye. Julie uvuze ngo iki? Ubuhungu bw'iki gihe ntabwo ari seriye, we ntabwo ubizi. Abahungu bari aba kera. Ibyo bintu uvuze ubu urabizi? Urabizi ngo buki? Ngo buki w'agakobwa we? Nta soni. Ubu njyewe ushobora kuvuga ko ari uko nakureze? Nuko nakureze? Abakobwa batagira umutima ngo ubuhungu? Ndabibonye, niyo mpamvu utazava muri uru rugo. Kandi umva Julie, nanjye sinzabyihanganira. Urumva neza?
urabizi ko uri umukobwa nkunda, wa mukobwa we narakubashye, wumva neza, ariko mama wawe we ntabwo uri bumukire, ntabwo azihanganira kubaho nta mukwe agira. ese mama ujya ngo nkore iki noneho mbane n'uwo nashaka ubundi mwebwe? ariko Juri, uribwira ko umuhungu uzajya kumushaka cyangwa umuhungu aza kugushaka? nahise nashaka ngasanga ngiye namushaka. aho niho ubera akagoryi rero, aho niho ubera akagoryi. ubu abahungu umaze gukundana n'abahungu bangahe? 7. umwe 2 3 4 nabyo ni karikiratirise, kugera kuri 7, kugera uranarenze ubwo abo nabone wibuka hari n'abarenze. wowe ntabwo hari ibiba bitarisiramuje, biba ibindi bishaje wagira ngo nawe wabona n'umuhungu utarisiramuje, ibindi wagira ngo ni ibiturage nta mu mutwe bagira ntabwo. ariko Juri, ubwo urumva ubwo bwiza ari uratira abahungu, ubwo urumva ibyo bintu byose ugenderaho bizatuma wubaka urugo? mbese ubwirwa n'iki ko bisiramuje cyangwa batisiramuje? mwese papa ngenda agatebo ku buryo nagenda nyora amavu yose mbonye. umva nkubwire Juri, umukobwa muzima ni umutima, ntabwo umukobwa ari ugusuzugura, ntabwo umukobwa ari ubwo bwiza nk'ubwo mbona uri kwiratana, ntabwo ari ako gataye bavuga ngo ni agataye k'abafaransa ngo taye française, ntabwo ari bwo bukobwa. ubukobwa ni umutima, urumva neza? ntabwo ibyo ngibyo nemeza ko ari byo upfa na bariya bahungu, ahubwo mupfa uwo mutima wawe mubi. uzi ko mama wawe ntamushakiye uburanga? se papa wamushakiye iki? mama wawe namushakiye umutima, ntabwo nigeze ndeba ku bwiza, ntabwo nigeze. ndakwiyumviye. ushaka kuvuga ko ndi mubi papa Juri? ushaka kuvuga ko ndi mubi? ntabwo nawe uraje, ibyo si niba ubivuze. iyo ushatse kuvuga ko utankurikiyeho uburanga uba ushaka kuvuga ko wakurikiye ububi. umva mama Juri, umva nkubwize ukuri, urumva neza? witonde, ntabwo ari uko mvuze. ngaho bisubire. mvuze ngewe ko nakushakiye umutima wawe ufite, urumva? iby'uburanga ntabwo nabyitayeho, kuko uwo mubiri ubona umaze kugira itoto, mu kanya gatoya nawubura, mu kanya gato wangana n'agati ka burushete, urumva neza? ariko umutima wawe uwo nta cyawuhindura, urumva neza? numva ko ugarutse muri rusori bari numvise nabi. yes, ni ukumva nabi. nibyo rero nabwiraga uyu mukobwa ngo ni Juri, urumva neza? uyu mukobwa wawe nutamugira inama ngo ave mu bintu arimo, ave mu bintu ari kwikoza, Juri, nutahindura umutima wawe ngo wicare ujye inama na nyoko, akugira inama ukuntu namurambagije n'icyo namukunde n'icyo namukurikirana n'ukuntu yanyakiraga, urumva? ntabwo yari afite imvugo ngo zimeze nka gutya. umva uganiriza umukobwa wawe. Juri se mama ko afite taye française, ni akazi ke, nakomeze nakomeze. nuko nari imezera niko Juri ako mwana mbabarira umubwiza ukuri. Ubumva ibintu tukubwira nk'ababyeyi ari uko kwanga? mama ariko nanjye mujye munye turakumva, ariko none se tuzabigenze dute? niba udashaka kuva ahangaha mbabarira umbwire nk'abasore mukundana mupfiki. wowe washatse papa atarisiramuje? ariko se mwugaheka mukuko mbabarira umbwire se mwana we, wamenye ute ko umusore atisiramuje? ngaho dore ngibyo ibyo tutigeze tumenya. mama rega ibintu byarahindutse, ubu turi kuri viziyo, ntabwo tumeze nk'amwe ba kera b'iyo myaka yanyu. ako Juri koko mwana we ntugire uri umwe, nuba ikigoryi bavuga ngo ubaye ikigoryi cya nyina. base mama wariki ubu ugiye kuzampesha izina ribi ku mwana umwe rukumbi nabyaye koko Juri? mwana wasubije agatima impembero koko. base mama mbabarira.
basi mbabarira. ubu agahinda kazarinde kunturitsa umutima njya mu bandi babyeyi banosha n'inzara bati bararutwa natwe twabyaye 7 bashaka bakajya mu mihanda nkubyare uri umwe ntakaza imbaraga zanjye nkore buri kimwe koko Juri ni ukuntera agahinda bigeze aha ngaha koko Basi mbabarira agiye kwisubira. niba amazi atararenze inkombe Juri ariko sheri ubundi wari waragiye sheri nanjye nabitekereje nza gusanga narayobye ariko ubu ngubu maze kubona ko ikinani nakoze ndi kucyicuza gusa nshima Imana ko nanone nakubonye usa nkaho uzongera ndavuga ngo utaribwa ntamenya kurinda buriya nanjye nakuyemo isomo bishobora gutuma nashobora gusubira inyuma na rimwe abashiri sinzi ibintu abahungu mukora cyangwa se n'abagabo ariko mujye mumenya yuko ntabwo bubaka isura cyangwa se ngo bubake amataye ikibuno inzobe kubaka umutima sibyo umugore mwiza umwaka n'uwiteka winginze niwongera kureba kuri biriya bintu mbese ugiye ubona aricyo ntwaye mu by'ukuri buriya nanjye maze kubibona iby'inyuma birashira birayenga ariko nagisemo kugira umugore ufite umutima rero ntabwo nakongera kugira ubwo bwenge buke bwo kuba nagenda ubu ntekereza ko ndi mu bisubizo kandi ndanyuzwe I'm very proud of you nagushiri Juri iramuzi wa mukobwa yarasuzwe birambabaza umukobwa muremure wirabura uwo nguwo rwose yarasuzuguye mpita numva nshatse kuva mu rukundo burundu anyirukana nabi ariko naje kubona ibibazo nyuma yo kukubona umutima wanjye waranezerewe nyuma yo kukubona naje kubona ko nari narayobye kera ariko ubu tuvugana meze neza kandi ndagukunda urashobora ntabwo utabizi ngewe ntabwo ntigira kujarajara muri ngewe narakuretse widagadure ariko uko biri kose Imana ibizabigisha sibyo kandi ngira ngo byakubereye isomo hari igihe ushobora kubana ugasanga uri kuzana bya bindi uracyari guhitamo kandi reka nkubwire ni ukuri ntabwo jere mujye mumenya ko kubaka ntabwo aba ari imikino kandi niba uri umusore wiruka umujarajara niba ari umugabo uko bigenda kandi hanze aha hari abakobwa batoroshye ushobora kwibwira ko ari umuntu mwiza akakujyana mu bintu bidafututse Eda akaba yanashaka kunyica kubera ko aba agushaka so kandi Eda afite umumaro munini so rero nta kibazo narakubabariye kandi ndagukunda wanjye wow thank you Masheri thank you love you so Sheri ndagukunda twaheze mu biganiro ariko nibagirwa kubwira ko unambaye neza merci wambaye neza wambaye isaha nziza ariko nzi neza ko nitumara kubona bizaba byiza kurushaho kuko nanjye naje nje kandi naje nikwije ariko Sheri nyuma yo kuganira ahubwo numvaga twabana nanjye nyuma yo kubitekerezaho numvaga nafata icyemezo nkava mu byo nari ndimo nkategura ejo hanjye heza naho umuryango wanjye so rero numvaga ubereye ibyifuzo byanjye kandi numvaga nawe undi nifuza kubana nawe uretse wowe umutima wanjye warakwishimiye ntabwo mfite byinshi byo gutekerezaho umutima wanjye waranyuzwe kandi umutima wishimye burya ntabwo ari ngombwa kugira ngo utekereze cyane ndanyuzwe kandi numva ko urugo rwanjye ari wowe urukwiriye numva ko ni wowe ukwiriye mama w'abana banjye so ahubwo nifuzaga ko niba mubyemera wanyemerera tugatangira kuganiriza imiryango nakayadirimbo ndayigutuye ngo ndanyuzwe yamubonye ndanyuzwe nawe love you okay Sheri genda noneho ubiganirizeho ababyeyi turebe ukuntu twatangira kubyitegura nanjye kuri buri kimwe cyose nditeguye
kandi nzakubera ibyishimo, nzakubera umunezero, nzaguhoza aho ubabaye kandi nzakuba hafi muri byose. I will never leave you alone. Thank you so much. Thank you, Dad. God bless you. Thank you. ariko Eva kaba ubona tutarageze amahirwe kuba dukora hano. ceceka umva twagize amahirwe cyane umva hano ubundi nta kibazo umva ibintu byose biba byoroshye ariko ikibazo tuba duhura nacyo mu buzima niba ujya ubibona simbizi yamibona buriya rero njyewe nawe nubwo sidukora ibintu bimwe ariko dukora hamwe. yego kenshi nyine ntabwo nkunda kubona imbogamizi wowe uhura nazo cyangwa nanjye umenye ibyo nkora nabyo, ariko gusa buriya nyine iyo tuganiriye wabasha kumbwira niba hari imbogamizi uhura nazo. umva imbogamizi zirahari sinzi impamvu wowe utajya ubibona njyewe ndagerageza nkitwararika ariko bikanga bikagaruka. ni izihe se ubwo uhura nazo? ubwire niba nyine hari ikintu nagufashamo. uriya mukobwa aratuzengereza urumva sinzi niba ujya ubibona. nta mukobwa nanjye ajya nzengereza ndayibona nyine, gusa ngomba kubyimenyera kuko niba nzengereje nta wundi muntu nabibwira ndabyimenyera. umva nkoresha uko ashoboye kose ariko umva akanga tugakubitanira muri iki akanzengereza urumva, ariko ubundi ba bosi nta kibazo cyabo, turarya turanywa ikintu cyose dushatse tukakibona. ariko uraza ukamwereka nashaka ajya kuzengereza gute ubyihanganira kuzengereza kuko buriya niyo umuntu yumva ngo ukora hano rigana nta hantu hakomeye mu Rwanda nyine ubundi ndakeka hano ariho hantu heza nawe wahisemo kubona akazi uremera akakuzengereza kuko nta kundi byagenda utaganisha kuri hano uzi neza makuru umuhagaze hano se shahu mwafunze nguni ndagutereta ntabwo ari ugutereta na twasubire muri gahunda nyine nk'abantu bakorana urumva nyine abantu bakorana ntabwo bagomba guhezanya. uwo mukora ngamwe se yego none se sha Jori arimo arahari uramushaka se bose? sinamushaka ese waba wamuvugishije se basi akakubwira yuko ahari? umufite amagambo menshi ntabwo ureba n'urwego imba mpagazemo shahu kugira ngo umenye ibyo uvuga. bose mutwihangane ntabwo ari amagambo menshi gusa nyine buriya nyine mba ngira ngo kubera ko uje mu byubahiro byawe nanjye numve nimba koko wamuvugishije ngo akubwira yuko ahari, byaba byiza buriya akubwiye yuko ahari cyangwa adahari. buriya nkatwe b'abakire ntabwo tuba dushaka amagambo menshi. nimba ikintu umuntu akubajije ikintu runaka musubize cyakubajije. nimba nkubajije ati uyu muntu arahari, mbwira ati arahari cyangwa ntabwo ahari, sibyo? Eva amakuru waba ufite meza yuko aharira? arahari ariko se ntabwo yamuhamagaye kuri telefone. kanze nguvugishe ibyo ndi gukora nta kibazo mu kanya. So nimba hari mugende mumubwirire gukora umuntu mushaka. nta kibazo ngwino mukwereka. bose tugende nyubako Yobe ndetse sheri umeze neza? makuru yawe bose ndabasinda gusa hari byinshi pe. akazi kaba kaduheranye kapone hirya no hino ntabwo biba byoroshye. amakuru meza ni meza si uyu munsi naje mutungo kitanamamagaye kwezi byari surprise sheri. reka nanjye nkwite sheri n'ubwo bwose igihe tumaranye ntabwo ari gitoya. umeze neza se? nta kibazo. ni wowe wenyine se cyangwa ababyeyi barahari? ntabahari twese uba wabuze no kuduteguza gusa tukitegure.
nta kibazo buriya iyo mubonye uba wujuje byose kazi kusa neza meze neza rwose agashanete nakuguriye kameze neza cyane karakubereye urabizi hari ikintu ushaka kuvuga kandi ni ikintu natekerejeho imyaka tumaranye ntabwo ari mikeya cyane si imyaka miryange nturebe wenda ingano yanjye gusa naramukunze pe jeri naramukunze nsigaye ndyama nkabutekerezaho nagira ngo ndasinziriye akurota none rero ariyo mpamvu nshaka yuko mbere urubavu ushaka si byose kandi ibyacu bikaba vuba sibyo mbere nshaka ko mbere umugore ugasezerana ugenda ubibwira ababyeyi rwose yuko uku kwezi turi yuko urashaka tubana seri cyane rwose genda iseri ese hari ikintu nakwemeza reka ngo n'umutima wanjye rero si byose wabonye ko nta kibazo amafaranga arahari kimwe cyose kirahari wenda n'ubu bwose wenda nkuze akoze cyane kuko byamuza ku bantu mwiza nkawe ndabyemeye ndishimye cyane none ugiye kubwira ababyeyi bawe babwira yuko rwose muri uku kwezi turimo kubana n'ikimenyimenyi iyo telefone nakuguriye kugira ngo rwose ubona yuko ngiye ibintu bivuga ibintu biri seriye uranyemereye urabyemeye nanjye ndishimye cyane n'akavura karaguye kabihaye umugisha kabihaye umugisha cyane ariko birenze ngaho rero mbwira tujye mu nzu akavura karaguye sawa sawa twive mu muhanda sheri tuve mu muhanda sheri niba umukunzi nta kibazo wamusanga ndabona utanyitayeho mba nkubwire sheri mba nkubwire akantu ariko hasi mbwira kugira ngo wamukunze nusa nk'uwamukunze urabona ko yambaye ipantaro y'umweru ntabwo mbizi mureba cyane nako ko murebana cyane sheri ntabwo mbyishimiye uretse no gukundwa
uriya ni nimba uzi shitani na nyina w'ishitani byose bimuri uriya muntu. Ndi cyose gutyo. Umuntu bigeze aho ngaho. Reba uko agenda ariko reba uko agenda yishugunyanga byo. Ni nk'akagenda kuri aba agenda kwa ni igiri yujuje isabwa. Umuntu ari keza se ko kiri kukavuga nabi. Hari shitani bambitse. Ntabwo nzi ibyanyu ariko ushatse wambwira impamvu uvuga uriya mwana kuri ndabona ari umuntu usanzwe nkatwe twese. Uriya ntumaze iminsi mbaza. Impamvu nangiye kwiyahura. Dore ni kariya. Koze iki sori? Kandi niko kabiteye. Koze iki? Uriya yaranzengereje ambeshya urukundo. Ndamwizera ndamukunda mwimariramo ariko ibyo yankoreye na Satani ntabwo ayikoreye. Uriya dore kari ureba kariya ibyo yankoreye na Satani ntabwo abigukorera. Sibyo bibaho? Yarampemukeshere gusa yatumye nihurira no mwizaberwa kandi ndakwishimiye. Nubwo yagiye akankora ibyo byose yatumye mbona n'umwiza w'ugusheri love you mwa twigende twihe tuzakumurika tambira n'ikirungo yatumye n'umusangiza mubi. bimeze bite hano baramukumbuye tumaze iminsi tudaherukana ariko ndishimiye kubona meze neza kagenda n'umwanya ndi kubyumva ngira yina ariko kutari kunyegera nuko nari akabera nakwiye kugira cyane nari kumva n'umujyi ariko bano banyine nishimye no ku mutima wanjye bazajya bahobagira shasheri Mana koko ibi ni ibiki biri kumbaho koko abantu bose nirengagije nakatiye bose barishimye koko ubu nari ndi mu biki n'uwo nari mbonye wa munani nawe aragiye kandi barambwiye koko ubu nibwo nagiye kubona ko ibyo nari ndimo ntaho bizageza. Mwana umfashije ukampa undi nzamutetesha ntacyo nzagenderaho na kimwe uwo uzaza wese nzamwemera uko ari kuko ibi bintu bazisama nasandaye. si ubu nzira iki koko ubu nigiraga ibiki kwera bana nabara umpuze n'undi pe uwo ari we wese nzamwemera uko ndi mubwabunga urukundo rwacu nta na kimwe ngendeyeho. uriya ni ex wanjye niba ndi nakubwiraga wanyiriyeho akansezera nabi igize nabi nageze iyo njye nanjye naranezerewe. ese ubundi murabonaga koko buriya urabona yakubaka akoresheje imana neza ariko bikoze imana yagufashe ikaduhuza ntayishimye imana yarakoze kuko hari igihe nicara nkumva ko nagize mu ijoro rito ryari bajya bavuga ubwo yego kandi mba mbona ibintu ari sawa nari gushima imana yarakoze nanjye ndishimye kabisa ariko umunsi mwiza cyane nshaka kuzakujyana ahantu ku mazi neza tuba twumva uduhumbezi tw'ikiyaga uwo munsi ndawutegereje cyane nanjye bizanezeza cyane kuko mpamvu mbyifuza iminsi myinshi narabitekereje ariko ndashaka kuzakujyana ewana tugatembera nkatwereka amazi tukarya udufoto turi ku mazi ariko reka nkubwire ndabizi abahungu mujya muhinduka vuba ubu hashobora kuza agakobwa kakakuntwara
wagira sinzi ibiba bibaye mu Gushirisha mutwe. ujya unzetsa kabisa ubuse igihe twavinyanye yanduye hinduka mba narahindutse. Ntabwo gusa nkawe nakwitesha mpindutse naba mbuze ubwenge. Ni kwa kundi Imana igwa kandi buriya bajya bavuga ngo ubuzima ni nk'igi. Iyo urekuye bukagwa ntabwo wongera gutoragura. So rero niyo mpamvu nanjye ubu ngubu ntabwo nshobora kurekura naba ngize ubwenge buke. Bavuga ko amahirwe rimwe mu buzima. Dore umbwiza ukuri waratomboye wabonye umukobwa utajarajara rero ubwo upfe ko ningera no mu rugo ni ukurwubaka nyine bugakomera bwose.